Cyarambabaje niviriye ku kazi muneza umukobwa wankunze amamiliyoni 3 turazisangira ndazirya zirashira ariko amakuru mfite ngo yaje no kwiyahura simbizi nasanze umutipe yari yararobye akurikiye amafaranga nta rukundo. Of course ngiye nta mafaranga nari nikurikiye ifaranga nayikenyereyeho urabona ko meze neza nta kibazo mfite ngiye Nambwiye ngo nta nubwo asharinga neza. Reka nta kigenda hari abandi badutegereje nyanywera byeri ndamuzana turanywera harashira neza ukora n'akazi kose ndangije mbona nibiva mukanesa wa mukobwa wabonaga duye mwana wowe nk'umunyamakuru noneho washobora kwanariza abanyamakuru bajya bavuga amakuru y'imikino bajya ku cyo bita analyse ngo ikipe iraza gutsinda ibonaga ari amakipe twatsindana bikagwa miswe ubutumwa namusaba imbabazi first of all namubwiye ati mbabarira ntago ibyo wankoresheje ari ukugukunda ntago nagukundaga ahubwo nashaka kwihorera kandi nihoreye ku muntu utarampemukiye ahubwo namusaba imbabazi akambabara kandi niba yumva ko ari umuntu nawe yababarira kuko sinjye wa mbere wakoze icyaha cyangwa se kandi agahabwa imbabazi akanababarirwa nawe ambabarire. dutangiye neza cyane ni neza cyane ni Umutako TV cheka from Umutako from Isaka Munanya from umugabo wangwa nabeshya gakundwa na benshi mvuza ngukira subscribe like share ndetse na comment yokeneye ku Umutako TV. Amahoro papa. Amahoro y'Imana. Amazina yanjye nitwa Shanju Byarwanga Charles wanjinja wakarwanira Kasagahutu Kamwunguzi Urukiza mbuga warubambura mpanzi wanjinja warwamu rwa Gihana wa Rujugiro wa Mazimaka wayuhi Mutara Rudahirwa ndi umunyiginya nka umwishywa bega nanye umusiri ku mutwe kamwana akiramuroza iwacu ni mu Mutara sha naravutse nsanga data afite inka nyinshi cyane uyu mugabo ndizera ko atarugame mubonye ni umusitari ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ariko hari amakuru mfite ntaramenye neza cyane ariko nzayamenya of course impamvu nje kumuganiriza derukana kuri cya kinyamakuru tudashaka kuzibuka wigeze kuvuga ngo cyarakubabaje umunsi umwe cyarambabaje niviriye ku kazi muneza umukobwa wankunze amamiliyoni 3 turazisangira ndazirya zirashira ariko amakuru mfite ngo yaje no kwiyahura simbizi nibyo tuje kugarukaho nk'Umutako TV turakubaza bikeya nta nubwo kino kiganiro kiza kurambirana ni iminota mikeya impamvu naje kukureba nuko ari ngiye bakurikiye zira gahunda zose nanjye twaje iwawe bwa mbere turakubura tugaruka n'injoro tuba tukuguyeho inkuta turazisenyeye zirarimbuka muri make arambabaje ariko arambabaje no kuri kw'Imana baby nkuri afata mu matayi na drip rari nambaye bonaga zari ziri hejuru agapira kanyeraga umupira wangera wuca naguze amafaranga yanjye wallahi numva ataragahinda se ariko ubundi muri make abantu badukukiye ku Umutako TV ubundi yaguhaye aguci urabona hari ababebe batwibeshyaho ngo turi ku kantu bakadusanga mu kabari twifite icupa ryacu rimwe turimo kurinywamo gutya ubundi uraregura ukagira inywa gutya uciramo gake kugira ngo ridashira umuntu arivire muri Supreme Shop para drip ndi wabona ziri hejuru ati turamusaba ndamusuza baby how are you? I'm fine. Where are you coming? Around here too. Ndi hano hafi. Ndamubwira ati nakwishimiye ati nanjye nakwishimiye turitahira bona hano mba bya n'uburi umusore
ntiwabura n'ukuntu wijijisha iyo ageze mu nzira wabona ko byibura umuntu afite gahunda. Ati se ngo amafaranga wakora iki? Ati rero ngewe mfite imishinga myinshi. Yes, myinshi cyane. Genda ndi umucuruzi. Bamushyize kuri YouTube Umutako TV. Mweretse uburyo umugore yandiye amafaranga amufatiye mu bandi bagabo n'iki byose. Ati nkaguha amafaranga nyine tugashora ukabona ko ndi umugabo. Nanjye byeri ravuga wallahi. Nyanywera byeri ndamuzana turanywera harashira neza. Ukora n'akazi kose. Ndangije mbona nibiva mu kanisa wa mukobwa wabonaga duye mwana. Wowe nk'umunyamakuru noneho washobora kwanariza. Abanyamakuru bajya bavuga amakuru y'imikino bajya ku cyo bita analyse. Ngo ikipe iraza gutsinda ibona ari amakipe twatsindana bikagwa misuka. Ubwo nageraga ku mukobwa mukubise amaso mwati bandiye miliyoni 3 mwaza kubona umutipe nasanze umutipe yari yararobye akurikiye amafaranga nta rukundo. Of course ngiye na amafaranga nani kuri kifana nayikenyereyeho urano komeze neza nta kibazo mfite ngiye. Nambwiye ngo nta nubwo asharinga neza. Reka nta kigenda. Hari abandi badutegereje. So Charles Daruhanga ntabwo navuga wamwivuga wawe ntabwo nawe ushobora. Dufite amakuru ku mukobwa twaramushatse urabizi ko nshakisha ingutanga zisenya nibyange twaramubuze ariko umuntu uko yigeze kwiyahura ariko ntago yapfuye ngari mu bugiseje none twajyana hose turashakisha turaheba ariko kubera Uwiteka tuzamugiro tubonane nawe nyuma y'amafaranga wamuriye yaragurishije ngo isamu yiwawe nibiki. Ibi bintu ntago bizakokama cyangwa gahinda afite n'umuvumo arimo arakuvuma ngo bizagukurikirane. Oya ntago byankurikirana ngiye se ko bayandiye sinataye inzu n'igipango none se ngiye ko bayandiye ko dufite amakuru ntanyuze ku ruhande ko waba muri no minsi ugiye kwakira Yesu n'umwami n'agakiza. Ngiye kurokoka kandi ndokoka nzasenga ibyanze gusenyuka bisenyuke. Nzirimbure. Ibi byaba ari impamvu bigiyemo byaba ari ingaruka y'ibyo wagiye ukora kuko nabonye amasomo menshi. Wagiyemo cyangwa abakobwa benshi bagiye batangiye ntago ndo umupfobozi narakunzwe ariko inkundo nkunzwe zimwe nkazishimira nanjye abo nkunze ntibanshimisha. So tugaruka inyuma mu byahise. Ntagara bwa mbere agaragaye muri kamera zacu ziye zitandukanye ndetse no Mutako TV tugihuza imirongo na barakoza nta kibazo tugihuza imirongo na ya cano yindi takishaka kuvugaho nanavuze bwa imusinze no kwivugaho. Batashye kagatipe kagufiya gutya kagasitari bya kagasitari bya nagasitari ngo gahora kubivugeho ariko buretse gato ngikubise mu cyeba urenze uruko ikubise mu cyeba nubikwepe nubikuvana bivuga urenze uruko iryo sasu yagukoreye nawe wabikoreye abandi karakagabanyakanywa viyagara ntago wamenye ibyako sabagore bose ko mbona kabigaruriye muguru wese gakunze ni tiko ukabonye ni tiko kageze no kwanjye tiko basubiza mu kabuze bibutse umugore wawe harya nini yagaragaye hehe yagaragaye aryamanye na sasu kandi afite inda yanjye nanundi akibaza niba niyo ndari niyanjye ahubwo ko nagize imana abanyamakuru bakabishyira ahagaragara kuri televiziyo ibi nyine nibanira n'abana banjye sinakubwiye ko afite abana 3 se yabyanye na wa mugore w'amaso mbana n'abana banjye ibinyamakuru by'ibigwarye gusa icyo gihe nambaye kano gashati dore ngaka karimo hirizi ryanjye mugore azi ubwenge umugore ukora icyaha karira yanteye ubwoba kubera ko najyaga atasasta z'ijoro saa 4 z'ijoro ese madamu waruriye none nagiye kubona n'abandi badamu nshuti yanjye agatamagara undi mudamu bagahita banyumvisha uburyo bari kumwe nkavuga ati ubwo yari kumwe n'abandi badamu nta kibazo ariko naje gutangazwa nuko nabonye ibinyamakuru televiziyo umudamu wafashwe aryamanye n'undi mugabo kandi uwo mugabo afite umugore mu rugo rw'abandi
ndavuga ati reka buriya ntumize abanyamakuru kugira ngo abanyamakuru bamfashe wenda baraza kwemera icyaha aho ngaho n'ubundi byarangiye icyaha atacyemeye ahubwo ati ntabwo ngiye wabonye umugore we mfite umwanzuro ndamubimusigira byose ndigendera nawe urangije kubera agahinda n'umubabaro urya miliyoni z'abandi nawe uburahemutse kubera agahinda ugahura n'umuntu umuntu akagukunda nawe ukavuga uti reka nihorere narihoreye ariko njye nsaba kuko ndashaka kwakira Yesu n'umukiza kugira ngo mpinduke mbundi muntu mushya numara kwakira agakiza ni ukwirinda gutekereza ibyahise uzajya ubwiriza se uzajya usenya nzabwiriza kandi ntange n'ubutumwa mpe n'amateka mpereye kuri njye mpe amateka y'abantu bagiye kuko ntabwo ari njye nyine wahuye n'ibyo bitanga ubuhamya of course nitanga ubuhamya mpereza abandi bantu ubutumwa nagiye ibyo nagiye mbona byose bibabera ubutumwa bibabere n'inyigisho ariko mu minsi ibi turamuzana kuri kamera zacu Big Sasu dufite ngo amakuru muri no minsi ko nawe zangeso zivuyemo afite fiance muri no minsi amiranye neza aya karagagabo wagira ngo kararogesheje nze naje gusanga namurenganye ndetse niba we n'umugore wanjyaga no kabiri no gatatu karagagabo kari hejuru ntiwamenye njya akabatera imiti njya ngarukira n'umugore wanjye anyway sometime ndamugarukira atekereza ko ashobora no kuba ari yaramuteye n'imiti ko n'umugore wanjye aracyansaba imbabazi acyanyinginga ariko nzi neza ko uriya muntu yo mwabyaranye mu mwarabyaranye hari icyo ushobora gukora ugatekereza hafi kuko n'ubundi uko byagenda kose umwana araduhuza. Abana bawe ni irihe jambo kona kukubwira iyo bakuvuga ati iyo bakeneye mbese kumva ko bashaka kuvugana mama wabo cyane kumubona? Ndamubaha ndetse nkanamubashyira akabareba kuko ni mama w'abana banjye kandi twese tubafiteho uruhare. Ntago ngiye mfite uruhare ku bana banjye. Umudamu mubyaranye abana 4 n'uwa gatanu agiye kuvuka. Urasanga ari wa cyatara kuko ura mwana cyeka n'mbari ya mutumwa bw'akazi usize baramuteye. Ntago mbizi kuko nyewe already na flight inze njya mu kazi deni na ngarutse yaratwite kandi nemera ko ari ngiye waryambanye nawe. Reka dutegereze umwana avuke. Niba ngombwa tuzakoresha DNA. Nidusanga ari DNA nshobora kumubabarira akagaruka. Tukabana kandi tukubaka kuko burya gusenya ni ikintu gikomeye cyane. Hazagiye n'umuntu kwifuriza gusenya. Sanze namusabye ikiganiro ko mfite nomero ze. Arambye ati ntibibaho ukuza umusiramu azira ingurube. Kuza umusiramu kurya ingurube ari haramu. Nawe gukora ikiganiro nawe ntibyabaho bitewe n'uburyo wansenyeye. No naratuje. Atuje business iragenda neza. Akazi karagenda. Prime shop irimo akora akazi. Prime shop irakora akazi. Yana n'abadafite nimero yanjye nanayibahereza. Ni bakomana ngo barashaka gukoresha ibiganiro ngo niki yiba pass. Ni 0788 76483 0782 764 823 0782 3 sorry 0782 764 823 uramutse unyeneye wambona. Ushaka ibyangwe nanjye ibyangwe ushaka style welcome shop. Barangi na adresse hano bari ni Nyamirambo mu Biryogo kuganda ko kwa mutwe kamabuye uzamutse ukikarangiza ukatuzamuka kuri 40. Iduka ribanza ryanditseho Supreme shop cyangwa se ugafata nimero yanjye naho ngaho kabisa. Inama ushobora kugira abari n'abategaro bafite ikofi yabo cyangwa n'ababa mama nyine ngo bipfubuza bita amafaranga yabo bagiye inama y'uburyo bajya bagendamo gutanga amafaranga yabo bakunze umuntu ushaka kubakora akazi nk'ibyo wagiye mukira abantu. Inama nabagira banza urebe uwuriwe n'urwego uriwe urebe n'ugiye guhura nawe. Barahari abasore benshi barahari ariko
reba ugiye guhura nawe, reba ugiye kubonana nawe, koresha ubwenge cyane kuruta ibindi bihimba byose biri inyuma. Ubwonko, gukunda umuntu n'ubwonko ni ibintu bitandukanye, ariko reba ubwonko urebe n'umuntu. Uriya nkunda umupasiteri bita Ezra Mpyisi, barabaje ngo pasiteri Ezra Mpyisi ngo gukunda umukobwa mwiza ku mubiri ngo no gukunda umukobwa mubi ariko afite umutima wakunda icyawe ngo umva icyo cyohe, icyo kigali akunda umwiza ku mubiri kuko umutima urahinduka. none atambe cyakigari turumva ikibazo mbajije. Umuntu wese arahinduka kandi akaba mwiza. Buriya nta muntu mubi ubaho, ahubwo ni karande. Iyo karande ushobora kuyihindura. Iyo nitahinduka uramureka ukagenda, haza undi ushobora kumuhindura, akamutwara uko ashoboye, akamutwarira uko ingeso ze ziteye, kandi akamutwara buhora akamuhindura undi muntu muzima. Kuko kuri iyi si tubayemo, ugiye kureba umuntu uko ateye wasanga nta ntungane irimo. Twese turi abantu twaremwe mu ishusho y'Imana kandi turahinduka. Burya ntabwo ujya gukora ikibi ari uko wowe wabigambiriye, ahubwo ni ikikurimo kigukoresha. So umuntu arahinduka. Niyo mpamvu jyewe nafashe umwanzuro wo guhinduka, numva ko nakwegera Imana nkasenga, Imana ikaba yampindura kandi ikankoresha ubundi, nkatanga n'ubundi butumwa burenze ubwo nakabaye nta. Uriya mukobwa arimo aratura mu kiganiro kandi azakibona ndabizi. Nawe butumwa bw'ihumure wamubwira kuri we, cyangwa nimba nta bw'ihumure wamubwira ubyihorere, kuko ntabwo dukeneye ubwo kumuha umukomeretsa. Ubutumwa namusaba imbabazi first of all. Namubwira ati mbabarira, ntago ibyo wankoresheje ari ukugukunda, ntago nagukundaga, ahubwo nashaka kwihorera, kandi nihoreye ku muntu utarampemukiye. Ahubwo namusaba imbabazi akambabarira, kandi niba yumva ko ari umuntu nawe yababarira, kuko sinjye wa mbere wakoze icyaha cyangwa se, kandi agahabwa imbabazi akanababarirwa, nawe ambabarire. Abakurikiye Umutako TV ngira ubutumwa basigira. Ubutumwa nabasigira n'ubu abakurikiye Umutako TV: kora igikwiye mu gihe nyacyo, mu gihe nyacyo. Gira imbabazi, ubaha buri umwe wese, kuko twese turi abantu kandi tuva amaraso. Ntuzumve ko uri runaka, ntuzumve ko ufite amafaranga, ntuzumve ko urenze. Twese tuva amaraso. Ubutumwa nabaha bwabageraho nuko ikintu cyose kiba kubera impamvu yacyo, kandi cyabaye ntikigaruka, kuko iyo saha ntishobora kugaruka. Buri ushobora gukora ikintu muri iyi saha, tuvuge urugero turi saa 6 cyangwa turi saa 9, nuzajya kongera kugikora urugero gisubiyemo, ntabwo uzagikora muri ya saha. Time turose. Sanjye reka ngushimire mu kiganiro duhaye, kandi nzi ko buri munsi buri saha tuzakomeza kuganira, kandi mfite amatsiko nimba byemewe neza, byemewe uzabikore, nushaka urara umbwiye nitugaho kureba kamera zacu tuzazitere mu iduka rya Supreme Shot, tuganire nawe ese turi ahantu ko rameze hate, ukeneye ibintu gutya na gutya nibihe, dutembereze twereke, buri kimwe cyose tugikore. Ngende tayari, nago nca amafaranga kwamamaza. Murumva mwebwe? Reba nomero zose muri commentaire zahamagara. Ni karibu kabisa, ni karibu, kuko nanjye niba mwarankunze ngomba kubakunda, kandi buri iki gihugu cyacu ni gitoya. Wankundiye iki? Umutima mwiza, cisha bugufi, uzi kubana n'abantu uwo ari we wese, kandi ikindi kintu
nta mpira ufite mu mufuka. nta mpiringira wasuye mugurira akantu namwe wabonye ko mwageze nk'abakira Mwana wangurira inkoko niwe muntu wambere ngurira inkoko. nta kibazo njye negerera Kwanze kubifata. eh Ahantu hansohokanye heza gutya banguriye inkoko wakoze imana go mu sana n'abandi bose umuntu wese wumva ko ashobora nkoresha Instagram nkoresha WhatsApp nababwiye nimero n'undi nkoresha kuri WhatsApp ni 0787648883 0782 764 double 8 Wakoze mu kiganiro hayo Umutako TV. asante sana Wakoze namwe nitwa Chiketo Chakacho. bifuriza n'icyumweru gishya Kabisa. bifuriza icyumweru cyiza akazi keza nice job Sana okay neza cyane no ku birangiye of course urasaba ukana subscribe rekisha ndetse na comment. Uyu ni Umutako TV nge nitwa Isiaka Manager nkurikira kuri Instagram nitwa Isiaka Manager official, Twitter nitwa Isiaka Manager official cyangwa andikemo Isiaka official kuri Twitter, kuri Facebook nta muntu nkeneyeho ndabeshya gira gutya ntago ciao